cya Regan. Reka twerekeze kuri Martin Zubimendi nyuma yo gusoza Euro UEFA Nations League mu gihugu cy'Ubudage batsinzwe yatsinze muri gitego cya mbere kuri final. Twatangiye kubona amakuru ngo ibitekerezo cyangwa se transfer urugendo rwo kwerekeza muri Arsenal rusa n'urufunzwe. Tukabona camp itangaza ko baba biteguye telefone cyangwa se guhamagarwa cyangwa se amakuru amujyana muri Real Madrid. Kugeza ubu ngubu navuga ngo transfer ya Zubimendi iri mu rungabangabo ntabwo turamenya mu by'ukuri yerekeza kano kanya Regan for information bigeze muri kano kanya Martin Zubimendi arerekeza i Londres arajya i Madrid ategereje iki muri kano kanya diriye muri rusange birahuriza cyane ko ashobora gusoza akiniye Arsenal iyi saison mu masaha 10 ashize bwo hari nk'isa 5 z'igitondo nibwo umugabo Fabrizio Romano uzwi cyane mu bijyanye no kuvuga kuri transfer yashyize inkuru hanze avuga yuko kuri ubu ngubu Martin Zubimendi yamaze kumvikana n'ikipe ya Arsenal ni here we go confirmed ashyiraho rwose umutuku n'umweru nk'imitima ya Arsenal aravuga ati the here we go for Zubimendi remains in place since May and there is agreement on everything for the deal. Gwera mu kwezi kwa gatanu ikipe ya Arsenal yumvikanye na Zubimendi ndetse buri kintu cyose kimushyira muri ikipe ngo cyamaze kumvikanwaho deal donc yabaye concluded byaremejwe. Uyu mukinnyi rero agomba gukora ikizamini cy'ubuzima agasinya contrat muri Arsenal mu byumweru bike biri imbere. Yibuke ko Arsenal itazakina igikombe cy'isi cy'amaklube kandi uyu mukinnyi yavuye mu gikipe y'igihugu so birumvikana yuko kuba yabanza gufata akaruhuko kugira ngo atuze afate umwanya wo kwiyitaho yitekerezeho umubiri uruhure ibitekerezo bishyire ku murongo ni ngombwa azabone ku resuminga cyangwa se kugaruka mu kazi ko gukina umupira ubwo ekipe izabiri iri hafi gukora pre-season. Ati ibyo rero nta kibihindura uko babyumvikanye. Rero Sociedad izishyurwa miliyoni 65 z'ama-euro azishyurwa mu byiciro uko niko ibiganiro babyemeranyijeho kandi ibyo nta cyabihindura. Nubwo hari reports cyangwa se bimushyira muri Real ariho warukomoje uvuga uti ese ntibyaba bizakora psinga akaba yahindura tukisanga ari muri Madrid. Yego. Fabrizio Romano aravuga yuko Arsenal ifite total control ya situation ya Zubimendi ko ari umukinnyi wayo byamaze kurangira agomba kujoininga iyi kipe ya Arsenal. Ubirebye rero ahubwo kibazo cyo kwibaza abantu bibaza aba ari umukinnyi wa Arsenal ni mwiza gute icyo ubundi uyizi Zubimendi akora iki tukabiganira nabwo turebye ku banyamupira icyo Arsenal ubwo roye hafi ndibaza bagiye icyo ngiki komoje Regan hari inkuru yanditswe mu kanya mu isaha imwe itambutse kuri Sky mvana twa Nick Wright yavuze ngo Spain midfielders quality and character makes him one of the world's best number 6. Icyo ngicyo ni cy'umuntu akabaza nko kubikomojeho suramo gato Spain's midfielders quality and character i karakteri ye ndetse n'ubuhanga bwe imiterere ndetse n'ubuhanga bwe bituma uyu mediateur umwespanyol but make him one of the world's best number 6s bimushyira muri umwe mu mediateur beza bakina kuri gatandatu nkuko mubikomojeho rero abasore bose bari muri Arsenal bashobora gukina kuri uyu mwanya wa number 6. Reka tuvuge babiri reka tuvuge Thomas Partey hiturenze ngo yewe na Rice ushobora kujya muri umwanya n'ubwo akenshi yo Thomas Partey arimo wajya imbere mo gatoya mufasha abasore bose mkomojeho mu byukuri niki cyaba kimugira number 6 mwiza muri kano kanya kuruta abanga babiri bari muri Arsenal. Mbo reka tuganire na bamwe mu bahanga muri ibi bintu. Hari umugabo nkunda cyane Guillaume Balage yafashe igihaganira na Thierry Henry baganira kuri Zubimendi. Real Madrid nta kwitagize yarahamagaye yarakomanza ariko isanga Arsenal yateye ibirindiro kare. Reka twibaze
aho azajya ko ari muri Arsenal nibigenda neza twibaza icyo yazana. Ubundi zubimendi ni mukinnyi ki? Ubundi bavuga yuko mu isi ya none y'umupira w'amaguru hari abajya bavuga ngo ngo turi gukina ngo icyo bita modern football. Yego. Si modern football ahubwo ni modern ideas zaje kugira ibyo zihindura mu mupira. Hari uko umupira wari uhari nka filozofi uko wizerwaga n'abatoza bagiye batoza mbere kuko nibo bacura ibyo bitekerezo. Kinyamupira rero hajemo abandi ba young coaches bagerageza kuvanga ibyari bihari n'ibishya, hanyuma bisa naho bigiye bihinduka uko twatekerezaga cyangwa twumvaga umupira. Pep ni umwe mu bazanye icyo kintu cy'impinduka mu mitoreze, kandi amakipe menshi akomeye y'Iburayi ubona yuko yakifashe nk'ikintu gikomeye. Iki ni iki nicyo ngiye kugarukaho. Bakubwira ko amakipe 5 yageze muri 1/4 cya Champions League sezishize. Ubwo amakipe yagezemo yari 8 muri 1/4, 5 muri yo bakubwira yuko afata nimero 6 nk'umukinnyi uri essential cyane cyangwa se w'ingenzi cyane ku buryo ikosa rito ryo kudahitamo nimero 6 mwiza umukino wawe urangira rwose ubupfuye. Bakavuga yuko ibura rya Rodri muri Man City ryagaragaje ko nimero 6 ari ikarita y'ingenzi cyane mu gihe uri kubaka ikipe y'umupira w'amaguru. Bamwe mu bagabo baganira iby'umupira bagaruka ku ivunika rya Rodri mu mikino ya Euro ubwo ikipe ya Espagne yakinaga n'Ubwongereza kuri finale. Ubwo yavunikaga abatazi umupira baravuga ati bati Rodri aravunitse, ibi biratworohereje. Abazi umupira baravuze bati hold on ubwo ni nko kuvuga ngo ikimo cy'Abongereza uretse gato bitonde rwose genza make uretse gato ati ugiye kuza ni zubimendi. Abahanga baravuze bati it is zubimendi coming on. Baravuga bati Spain have got 2 very good players in that position. Ndabyemera rwose. Spain ifite abakinnyi babiri beza muri uyu mwanya. Ubwo abantu baganiraga ni injijuke ebyiri. Umwe mu bantu b'abahanga mfata nk'abanyamakuru b'ibitangaza Iyumvire yagiye yandika amabiography y'abantu bakomeye barimo na Lionel Messi. Bikwereka urwego ariho. Uyu ni umwe mu bantu Messi yemera guhereza interview kwisi. Muri bake mu banyamakuru Messi yicarana nawe ni n'umwanditsi w'ibitabo bakaganira umupira. Urumva n'umuntu ne wanditse biography ya Messi, ubuzima bwa Messi nk'umukinnyi niwe wakoze igitabo cye. Umwanditsi w'ibitabo Messi yitaba ati ngwino dukore interview. Uyu mugabo witwa Iyumvire rero yari arimo araganira na Thierry Henry nge mfata nko mu pundit wa mbere ku isi cyangwa umuntu unganirira umupira nkanyurwa kurusha abandi bose ku isi. Niyo musesenguzi wa mbere ku isi mu yandi magambo umupira w'amaguru. Tutayizamu wanyuze muri Arsenal. Iyumvire yaravuze ati zubimendi ari mu bakinnyi 3 beza ba mbere ku isi bakina kuri nimero 6. Sierra aramubwira ati simba convinced neza ariko ntiyabara muri 5 ba mbere. Ako kantu gasubiremo. Iyumvire we yaravuze ati uyu mwana w'iwacu muri Espagne ari muri 3 ba mbere bakina nka nimero 6. Heno aramubwira ati ntitwemeranya muri 3 atariko muri 5 nanjye ntiyarengamo. Injijuke ebyiri zibihuriyeho. Wabona hari umuntu uri kwandika ngo Arsenal ngo nta kiguze ngo nta kirimo. Nta kintu kirimo. Abanyarwanda ayo magambo koroherwa no kwandika cyotezo gikomeye. Nta kintu gihari kirimo. Ayo mupira bari kuyimiriro. In any case tubyemeranye ko ubwo ari umukinnyi mwiza ku mwanya we namba. Kubera iki rero ari umukinnyi mwiza bisobanurwa gute? Ikintu cya mbere undi hari abantu batanga pass badakabya
it sounds so simple for them, ukabona biroroshye kuri bo, abantu ntibabiha agaciro kabyo ukuntu abantu bapasa. Zubimendi ni umwe muri abo, kubera ko adatanga ya pase ya nyuma, abantu bo babona pase ziri gucicikana hagati, bakaza kureba aho ndi barakwiya nyuma, bagahita bamusingiza. Kevin, impamvu bidasoundinga loudly, bidasakuza, nuko bitiswe cya kindi we mu mupira yitwa assist cyangwa se igitego, cya kindi bita pase ya nyuma cyangwa se cya kindi bita igitego. Ariko icyo kintu cyo gutembereza umupira, iki kintu cyo kuba bari muvaho yongera imugarukaho, ari uyikubita nimero 8 yuha nimero 10, ari uyifidinga gatatu cya kabiri uzamutse, ari usikana ikibuga, arimo arakoresha umugongo ahagarara, ubyuma nk'ibintu byoroshye ariko birakomeye. Bakubwira ko uyu mukino cyo nicyo kintu cya mbere aguha, mabaro nyisohore muri defense inyohereze imbere. Cyo nicyo kintu cya mbere akora, azi gupasa bivuze yuko agufasha mu gupossessinga, mu kugumana umupira, n'umucyo twita ball progression, kujyana baro imbere. Yego, that's one. Second, uyu ni umukinnyi he hardly ever loses the ball. bigoranye ko atakaza umupira, kuba ashobora kugarada icyitwa possession, kuba ari umuntu uzi gukora icyo twita mu mupira conservation di ballon, kuba ari umuntu ubungabunga umupira ntuve kuri equipe yabo. yego, ni ikintu kidasanzwe, akawugumana rwose, icyo kaza ku kirenge, birasobanura ngo turawufite, kuko ariwo mwakoresha mudutsinda ntawo mufite. Iyo umugezeho dufite security, yego, arawubika awutange mu gihe gikwiye. Karite ya kabiri. Karite ya gatatu, iyo ukoze iki kintu bita byoroshye twita mu mupira fluidity. When you talk about fluidity, ubuvuze ko ikipe yawe style de jeu yayo iraza kuma umupira unyerera. Fluidity ni nko wafata amazi ukayamena agatemba ahantu rwose hisanzwe, akagenda agatemba adafite rutangira. kipe bigenda. Icyo rero cyo gutuma ikipe iba ifite umupira igakina ikaba yataka isatira igenda, arakiguha. Byatangira ari nimero 6, abantu kera impamvu nayere ngo modern football bari bazi ko nimero 6 ngo agomba kuba kandagira, ngo agomba kuba vunana rwose. Ejo bundi Makerere yaganiriye na Leo Ferdinand, Makerere baramubaza ati sobanura nimero 6 kuko bakwitirira umwanya wa nimero 6. Bavuga yuko no kuvuga ngo template cyangwa igishushanyo cy'umuntu uhagarariye ba nimero 6 ku isi ni wowe. Wavuga nimero 6 nk'iki? Yavuze ijambo nakunze cyane. Makerere azi ubwenge bwinshi. Makerere yaravuze ati nimero 6 namuvuga mu magambo abiri. Icyambere, you have to be genius. Ugomba kuba uri umuhanga cyane, ugomba kuba ujijubwe. Ibi bintu byitwa umupira si ukubikina gusa, ugomba no kuba ufite understanding yabyo iri hejuru. Nibyo ngiye kwinjiramo kuri zubimendi. Ugomba kuba ufite ubwenge, ugomba kuba ufite icyo bita understanding of the game iri high, ugomba kuba uzi icyo bita kuridinga umukino, gusoma ibigiye kuba bitaraba. Ntabwo ari uguhagarara gusa ngo ndamukandagira se, ukandagira niki? Ko amakarita avuze ubuhuha n'umukandagira. Muri iki gihe none na za vari zaje, urakandagira umuhora, ngo ndamushyiraho umubiri w'iki wakoresheje ubwonko, umubiri wawe ukaza kuza gusa we execute akantu koroheje. Icyo ni icyambere. Cya kabiri yavuze, yaravuze ati aba bakinnyi bakina nka nimero 6 kugira ngo succeeding hejuru kuba uri genius, ugomba kuba uri umukinnyi witeguye kuba uri umukozi. Icyo yakigarutse. Yego, travail, akazi kora. Kuko yaravuze ati ni we muntu ushyirwaho ikipe mu bintu byose. When you attack ugomba gutangiza kwa attack, when we defend ugomba kuba uri muri defense, transitions ugomba kuba urimo. Icyo kintu cyo kuba nka shock absorber ku modoka, cya kintu kiza kikikora uburemere bw'imodoka, niko nimero 6 amera. Wa muntu utazaririmbwa cyane ariko ikipe mu buri gahita iguduka yose, ukibaza ngo abandi babaye iki? Umuntu umwe mu bantu 11. Umva rero icyo afasha. Narindi kuvuga kuri kariteze muri fluidity. Ikintu cya mbere equipe ni confidence. Ubwo ngiye mu buryo buri mentale, mvuye kubwo gukina umupira, ngiye mu buzima bwo mu mutwe bwa equipe. Dufite zubimendi kuki tugira confiance, nuko akenshi turakora ama attaque yatangijwe neza.
nitunajya no kwatakwa dufite umuntu ufite capacity bwa kabiri who reads the game very well, usoma umukino neza cyane. Si umumediateri uri fastest, yego, si wa wundi bavuga ngo ariruka cyane ngo ajagaraye ngo ahantu hose ngo ajyayo, no way, but he has the puzzle of the team in his head. Uzi puzzle, hari nk'utuntu bajya bakina tw'imikino runaka no muri telefone z'abantu bamwe baratugira utwo tuje ko kugenda bubaka utuntu tumeze nk'utuzu. Noneho niba muyizi muri iriya game turiya tuntu tumeze nk'udukare mugenda muteranya muri kubaka akantu, murazi ko bagushyiramo imitego, bakazajya bazana akantu katangana nawe ugiye kugashyira, bivuga ngo ni gato ku buryo katuzuza ahantu ugiye kukuzuza niba ari itafari, cyangwa se kakaba ari kanini ku buryo kahita gasenya ibyo wari umaze kubaka. Bisaba kumenya ngo aka kaje ndagashyira he karangana naho vuba ubwonko bwawe bwihuta karajya mu mwanya wako, guhuzahuza utuntu twinshi tukaza kuvamo ikintu kimwe, ariko ari utuntu twari utwo tuntu twinshi. Iyo puzzle rero ni ukuvuga ngo uwo muntu, iyo mvuze puzzle ya timu ni iki, ni ukuvuga ngo hari ukuntu ureba ukavuga ngo iyi baro barayimpaye, ise ndekura baro ndende nshakisha umukinnyi nka Bukayo, ese Bukayo ariruka asiguriya mukinnyi, ese ko umukinnyi nka Martinelli nawe yirutse, ko iyi baro ngiye gutanga ireba umuntu ufite pesi, uzi ko buryo ugira pesi kurusha yaruye, ufite ubwonko bwa ekipe bugenda ukiyifata iki kugeraho ugahita umenya ko mugomba gukora counter attack, ugahita umenya ko ugomba kwijugunya kwa Martinelli. Hari n'igihe uyibona ukaba ati iyi baro abisaba kuyiransa, reka ntuzi abadefenseri b'ikipe bariruka, reka mite nyipasa undi muntu ushaka kuyikonserva mwiza twakinana, uzi ko hano iruhande rwanjye hari Declan, ugahita kubona ko akundi ubona umukinnyi yahise ahindukira ukabona yipashe undi mukinnyi muri mediane, umuntu agahita asakuza ngo kuki utari kwe baro ndende cyane. Bakorana imyitozo, arabazi, barebye video z'ikipe bari gukina, ibintu ababizi. Ubukeneye umukinnyi ufite ubwo bwonko bwa understandinga next move kuri baro dufite turakora iki. Icyo nicyo bita kubaka puzzle. Nuko twavugaga ka kantu ugomba gushyira mu mwanya wako mu gihe gikwiye kugira ngo mwubake ikintu muri kubaka. Ubwo bari kubaka umukino wabo bajya imbere, agomba kuba afite icyo bita understanding of the game. Nicyo twavugaga. Iyo mufite uwo muntu mwizeye rero ko ibyemezo bye ari byiza, haba confidence. Nawe yitwa muratuza, iyo afite bara muratuza rwose, mumugirira icyizere ngo ati sebo ibyo ahangaha bimeze neza. Baravuga bati rero numwe mu bakinnyi ba driving umupira ku buryo agera no muri box z'ikipe ya opponent. Ejo bundi yarabigaragaje bakina n'ikipe y'igihugu ya Portugal, ku gitego cya mbere Zubimendi yari ari muri box neza. Bivuga ko akazi ka Declan Rice ko kuzamukana umupira bazajya bagafatanya. Abe yambwiye ati it's okay, iki kintu cyo driving umupira cyo kuwutwara cyo kuba ball carrier reka nkigufasha. Bakarotatinga cyangwa se bagahindura icyo bita inshingano, ndakina nka box to box ndayizamukanye sigaraho kuri gatandatu, cyangwa se ndayigwa high driving Declan ndasigara ncungana no gukontrola defense yacu. Iki kintu uvuze ni ingenzi cyane, sinzi niba ugiye kuma amasegonda 30 yafate nushaka gufata iminota 2. Iki kintu uvuze ni ingenzi cyane kuko Arsenal icyo kintu irakirwaye muri no era ya Thomas Partey. Abantu bagiye kwibaza ati se kuki Thomas Partey gatandatu mwiza Arsenal ifite? Yes, ariko Thomas Partey mu mikinishize equipe ya Arsenal igira two sides zidictating uburyo yataka cyangwa se ziyobora uburyo yataka. Ni impande ebyiri, ni uruhande rw'umu left midfielder n'umu right midfielder. Umu left midfielder muri iki gihe ni Declan Rice, umu right midfielder muri iki gihe ni Martin Odegaard. Mbere ya Declan yari Granit Xhaka akinira left midfield, hagati ku ruhande rw'ubumoso muri mediane equipe Arsenal imwe ya Rice. Yego, ariko ba nimero 6 bagezeho muri iki gihe ntago equipe igomba kuba limite muri mediane ngigira impande ebyiri zataka gusa, mugomba kuba muri batatu mwese mwataka. Uzi impamvu? Thomas Partey buri ko yakiriye baro ayihereza Declan Rice ngayizamukane muri ziranguni za Martinelli na Baskeri ajye gushaka ibitego na bagenzi bagenda kuri iyo distribution. Na Martin Odegaard nuko abigenza kwa Bukayo Saka na Batimba n'umwataka biciye mu mpande.
ariko se niba bigenda gutyo ode yahengamiye iburyo Rice yahengamiye ibumoso, what about central zones? What about iyo korone vertebrale ry'imbere direct? What about uwo mupaka nawita umupaka, uwo mupaka uri hagati ya Rice na Martin Odegaard? iyo korodoro uwo mupaka nyine uriya wo mu hagati cyane udaciye mu mpande cyane. Hariya hantu ntabwo mubona ko Arsenal yabuze umuntu ha dictatingira tempa cyangwa se tempo y'umukino, uhayoborera umukino wa Arsenal mu buryo buremereye bwataka cyane. Kubera iki? Rodri kugira ngo atware Ballon d'Or abo umukaseri mwiza, byasabye ko Pep Guardiola amwigisha ko ziriya zone zigomba kubize. Kevin De Bruyne aragumana zone z'iburyo, Gundogan agumana iz'ibumoso, ziriya zone ni izawe. Genda urebe imibare Rodri agira. So umukaseri typique. zibitego atsinze muri So umukaseri typique. Ujye ureba muvoma za Ryan Gravenberch muri mediane equipe ya Liverpool. Ujye ureba uburyo zihagije. buri kanya bayagiye. Ujye ureba uburyo ziriya zone ari ize 100%. Thomas Partey rimwe na rimwe Arteta nawe ikipe yaba yayidadiye yanayifunze wenda ntibitume agira ubwo bwinyagamburiro cyane, ariko Thomas Partey ziriya central zones iyo baramaze kuyakira hafi no muri defense, kubona dictation ye iyobora umukino mo hariya hagati ajyana na bagenzi be, rimwe na rimwe n'ibisubizo byaburiye kwa Rice na Ode ashobora kuba ikinyuranye akaba yakora muvoma ziri blind. Urugero rwiza Rugaju, uribuka igitego cya Desire Doué Paris Saint-Germain ihura na Inter kuri pasi ya Vitinha wakinaga gatandatu. Uribuka muvoma za Vitinha yakiriye baro avuye ari muri defense ara kuri gatandatu, ayishyira kwa ndumva ari kwa Nuno Mendes, ayicomeka imbere muri hafi muri kona. Nuno Mendes ayihereza Kvicha Kvaratskhelia, ahita abona ko nyina agomba kugenda ava kuri gatandatu araza bari we wakira baro ya Kvicha Kvaratskhelia hafi n'umurongo ugabanya ikibuga kabiri, ari we ahita aba we watake space kuko Inter yazamutse cyane, aba ari we watake space zo mu hagati, aragenda yambukiranyamo hagati, aragenda mpaka ari kuye passe kwa Desire Doué atsinda igitego. Ibyo ngibyo Partey ntuzabimubona kuko muvoma ze nyine ziri limite, n'umukinnyi mwiza kuri gatandatu ye, ariko hari ahantu ziriya zone muri iki gihe ama equipe menshi ziriya zone muri iki gihe ziri kurusha mu gutsinda match nyinshi cyane. Bakakubwira yuko rero uyu mujene ari umwe mu basore bagufasha icyo kintu, hanyuma Declan akasigaramo kuvura. Urugero rwiza rubaye icyo gitego yatsinze urugero rwiza rwose yatsinze Portugal, ni muvomo nyine uba wakoze cyane mu kugufasha muri build up, mu kugufasha mu kuzamukana imipira no kuyipasa neza, ndetse agira n'ukuntu agaruka nyine mu ba center back ikipe yugarijwe, akaza kubahereza support, akiyongeramo kugira ngo babe benshi nyuma. Nka kwa kundi par exemple tuvuge bari kwatakira iburyo, none bari kwatakira iburyo, umusenta back umwe agiye gukuvura nimero 2 wanyu kuko yugarijwe. Niba agiye kumukuvura rero, wowe ukina gatandatu ugahita uza muri central defense, ukaza kuhahagarara kugira ngo aho mugenzi wawe nyine avuye agiye gutanga couverture ubu hahagaze. Ibyo bikajyana nuko afite igihagararo cyiza, afite tayi nziza, n'umusore muremure ku buryo nk'iyo bahinduye amakrosses ashobora gukiriyaringa, n'umusore nyine ushobora no kugufasha mu bijyanye no kudefanda. N'umugabo rero ukunda gufasha abandi kubona espace yo gukiniramo, akenshi abikoresheje baro nyine gutanga pass nziza cyane mu gihe gikwiye, agafasha ikipe gukina ijya imbere twabivuze. Noneho icyo anagira rero ikintu gikomeye cyo kwishyiraho igitutu, pressure. Ebana baba bagitakaza umupira ugahita ubona arajagajaze, arimo aritanga cyane, arimo arafasha muri pressing cyane, arimo aratuma ikipe bya bintu byo kwiregurupa neza ngo ipasanye, ibona ukuntu ikora icyo bita gukasarinye cyangwa se gusenya uko muhagaze, hanyuma ibinjirane ibatsinde. Arabanza akaza akabakubitaho igitutu. Ko kubitaho igitutu ni gute? Nagarirwa ngo nuko umupira biratandukanye. Ariko kwa kundi Adelar ashaka gupasa Mbappé, Mbappé agahita ashaka gupasa Samir agahita ashaka gupasa Lorenzo. Kwa kundi muri kubikora ni mubikora mutuje neza cyane, murahita mutwinjirana byoroshye. Ariko muhisemo umuntu ubinjiramo yirukanga by'uburyo gibumoso agenda vuba mubikora hubu, ugasanga bagenzi be bashobora guhita baza bakamufasha bakambura umupira. Ibyo bikora neza cyane, arabizi nyine kumenya igihe cyo kwirekura akajya gushyiraho pressure. Ibyo rero bikora kuko the guy is very clever,
when it comes to decide when to go or when not to go. ibyo abikora kuko ari umuhanga cyane, kuko iyo bigeze mu gufata umwanzuro wo kugenda cyangwa kutagenda afata umwanzuro wa nyawe. Say sohoke hano muri mediane mpite njya gufasha bariya abantu imbere ko muri kipe ishaka guhita ikura umupira hano bikaza kutubana ibibazo, reka ngenda agahita abwira Declan ati nsigariraho sha, yego, agahita abwira abandi ati zamuka ngwino muri mediane, abwira nka gatatu tuze ukore bino byo kuba ube inverted left back cyangwa right back. Resikeri injiramo hagati, injiramo ngwino winjiramo ngenda zamutse ngiye kuyibakira baro, gahitaza gahita afasha babuka yo kuri linya y'imbere na ba Martinelli bagatangira bagashasa baro n'imbaraga kuko afite tayi, afite igihagararo, afite umubiri. Ibyo birasaba nyine no kuza kugongana n'abantu, akabaragiye nyine umuhungu akambuka. A quiet player, umukinnyi ucecetse cyane, tuje rwose, but a leader, ariko umuyobozi. A key player, umukinnyi w'ingenzi cyane. in the he is the machine. Ni mashini, ni umukozi, ubwe ni umukozi jambo rya kabiri. Machine kabisa, wandi uvuga ati ndamushyira mu kibuga ndamfite umukinnyi. Arsenal ibonye umukinnyi mwiza wagize igihe cyo gusa nuba mu gicucu cya Rodri, kubera ko uyu mwana Zubimendi ntabwo muri Espagne yagombaga kuba nimero ya mbere hari Rodri. Ariko ivunika rya Rodri cyongeye gutuma abantu babona uyu mwana Martin Zubimendi cyane ko Zubimendi ku myaka 26 urumva ko Rodri n'ubundi yatangiye gushininga. Uyu mwana akiri muto kuko Rodri aramurusha imyaka 2, 28, bivuga ngo yamutanze muri national amufatana umwanya, bituma umwana asa n'utagaragaye muri national. Erega sezo ye ya mbere Zubimendi ni 2019-2020. Yego. Noneho ikindi yibera muri Real Sociedad, ikipe tutareba week and week out. Tudahora tureba kuko niyo tugiye muri Espagne turaba tuti ni Real, ni Barca, ni Atletico Madrid. Noneho ibyo bisa n'ibitumye amaso y'abantu adahora mureba, ariko ntibikuraho ko umukinnyi ari kuri calibre nziza cyane. Bivuga yuko rero Arsenal mediane yayo rwose abantu baravuga bati iraba yuzuye, irabifite byose umuntu yakenera muri mediane. Urakoze cyane gato Rigani, ibintu turabyaza umusaruro nje n'utubare. Yego. Martin Zubimendi kugira ngo mve ko Mikel Arteta hari umwihariko we aba adashaka kuvaho. Kuva yakina match ya mbere mu 2019-2020 iyo saison, niwe mukinnyi wa kabiri watsinze imipira myinshi yo mu kirere mu bakinnyi bakina hagati muri mediane muri Espagne muri La Liga. Niwe mukinnyi wa kabiri watsinze imipira myinshi yo mu kirere mu bakinnyi bakina hagati muri mediane muri La Liga. Niura mu bakinnyi bagerageje kujya muri dueli zo mu kirere zirenga 250, kuko yagiye muri 432 atsinda 284, 65 n'ibice 74% dueli zo mu kirere yarazitsinze kuva yatangira gukina nk'umukinnyi ubanza muri equipe ya Real Sociedad. Uzicyo bisobanuye Arteta n'ubundi yapiyo yo mu kirere aracyayitsaho cyane, aracyayigira ingenzi cyane. Umva ikindi kintu hano muri seze 3 muri La Liga zitambutse, niwe mukinnyi wambuye imipira myinshi cyangwa se wisubije umupira myinshi muri midfield third. Ubwo ni tuhite hafi n'umurongo, tuhite hafi muri zone ya 14, tuhite muri zone ya 14, final third. Usa n'uwinjira muri mu rubuga rw'umuzamu, final third. Wegera urubuga rwa adversaire rw'amahina. Muri midfield third yahatsindiye imipira myinshi cyane, uri kumva, nibura yatsindiye imipira 329, arusha umukurikiye inshuro 36. Ni bimwe Rigani yagarutseho, ni umusore umenya igihe cyo kujya imbere akagenda akatiyamburira umupira imbere akawujabura, akahita bakora aksiri dangerous hafi aho ngaho yahita iviramo igitego Real Sociedad. Ariko still 6 ye urumva abagize igihe cyo kuyita
bimwe parite adakora abagize igihe cyo gukora izo travaye nyine zishobora gutuma bara ari buyamburire ari imbere. Ikindi kintu cy'ingenzi tunasoza yakiniye match 132 muri Real Sociedad amaze gutsinda ibitego 10. Ni umusore ikintu nababwira cyo Real Sociedad iheruka mediane nziza yamuritse abana basore bose. Ubwo uyu Zubimendi yari muri mediane ya Real Sociedad ari kumwe na Mikel Merino na Martin Odegaard. Barakinanye Emmanuel yarabatoje saison ndumva 2020-2021 bari baziranye barafite ubwo butatu butagatifu muri mediane ya Sociedad. Nubu bongeye guhurira muri equipe ya Arsenal bafite uburyo baziranye ushobora gufasha Arteta. Imibare yunganira byo mwese mukomojo dufunga ingingo yitwa Martin Zubimendi nuko umugerangije nabo asanze muri Arsenal. Ndavuga mu mwaka ushizo y'imikino uretse Jorginho ngo tutabara mu ikipe Arsenal. Martin Zubimendi mwaka ushizo y'imikino yakoze pass 1752. Jorginho pass 473. Thomas Partey nufite nyinshi pass 1840. Hanyuma Declan Rice pass 1876. Hanyuma pass zageze ko bifuza kuziha reka nsubira kuri Zubimendi muri 1752 84% zagezeyo mu gihe Thomas Partey afite 88.6. Hanyuma Rice 89.8. Hanyuma Jorginho afite 86.8. Wumvise pass Zubi ari inyuma gato ya Thomas Partey ariko pass zageze ko bifuza kuziha Zubi ni uri kuri pourcentage iri hejuru nke kurusha abandi. Ariko icyo mwavuze nicyo cy'ingenzi za pass ziri forward zijya imbere kwa kunesha kuva mu mwanya nko kumwabivuze gato akagenda kinjira muri box agatsinda igitego Portugal cyangwa se yagiye nk'ibyo bivuze muri midfield. Urakoze cyane. Uyu muvandimwe ni uri kuri rate yo hejuru kurusha abandi bose. Afite 31.3 mu gihe Rice ari kuri 24.6. Thomas Partey 26.8. Jorginho 26.8. Bivuze ko kwa kundi ashobora guta umwanya nkuko mwabivuze akigira Vitinha akajya gutsina muri box mu buryo buri number 6 kujya forward arusha abandi bose muri Arsenal. Urumva mu magambo make izo travaye ni kimwe nagarutseho. Travaye muri ziriya zone ziri centrale niba odari iburyo Rice ari bumoso kuki ziriya zone ziri centrale yo midfield azamuka kuki zitari productive kuki zitabyarira umusaruro kandi sha harimo gap nini ku mukinnyi uri technique ubundi abantu bazi Kazora ziriya zone nizo zarize. Kazora ko yakinaga nka nimero 8 Kokera kina 6. Urumva yo mukina mumeze nkaho muringaniye muri babiri mufite nimero 10 bari imbere Rozil. Ubwo noneho nibwo role ya box to box bibaye box to box nibwo aho undi koko atangira guhuza defense na attack. Urumva Kazora we yakiniraga very deeper hari hagati cyane aho hantu. Rero Arsenal nyine kwera kutahakorera services zihagije bituma kipisa nkaho iboshye. Okay. Ubwo mwaka ushize imikino tush zone nyinshi rwose uretse ko ari kuri ranking ya 20 gusa ibyo wakomoje bya bindi position muri midfield third. Mwaka ushize yakoze position cyangwa se yabikoze inshuro 94. Nguwo Martin Zubimendi mwiza mu buryo bwo kujya imbere kurenza abandi bose yabasanze mu kipe ya Arsenal nkuko Rigan yafashe umwanya hagije uko tubwira karite afite nkuko yabikomoje agatsogera imbaraga yo yaganiraga na Thierry Henry. Batubwiye byinshi ndetse Rigan nawe adufasha kubyumva muri rusange ku munsi w'ejo. Mureka tuganire kuri Thomas Frank ugomba kujya muri Tottenham Hotspur nkuko makuru agenda abitangaza. Next Spurs boss Thomas Frank reka nawe tumuhe umwanya tumuganireho ku munsi w'ejo. Ese ni biki akuye muri Brentford yazana mu kipe ya Tottenham Hotspur nyuma yo gusimbura Ange kambivuga mu rugo ryo kuko byanze bikunze ashobora kumutoza mu kipe ya Tottenham Hotspur. Ndavuga umuvandimwe twa Thomas Frank
reka natume umwana tuganire kuri uyu mugabo ku munsi w'ejo mu buryo burambuye. uyu muvandimwe witwa Thomas Frankson. ibyo ngibyo miliyoni 51 z'amapawundi nizo Arsenal igomba kwishyura Sociedad kugira ngo uyu muvandimwe zubimendi aze mu kipe yitwa Arsenal. tundi dukuru wenda tuvuga muri kano kanya kugira ngo mu kanya tube dufunze iminota 8 n'amasegonda dufite Adela. tumaze iminsi twubona deal ya Mike Menya mu kipe ya De Bruyne, igiciro AC Milan yifuza, ubwo Chelsea yifuza gutanga, ariko ntekereza ko tumaze iminsi 3-4 gutyo tutongera kumva deal ya Mike Menya mu kipe ya Bruyne. AC Milan Chelsea barananiye kumvikana, gahunda zimeze gute? ikintu nkoze nk'umusesenguzi ni hatari. umaze kumfunguza page ya Frank gukora ku munsi w'ejo sinzi ibyo mutabyumvise. buriya mbona namaze gufungura page ariko kuri Mike Menya Mike Menya amakuru yazamutse kuri uyu munsi ava ku banyamakuru bari credible, barimo ba Fabrizio, barimo ba Daniel Longo, ni abanyamakuru bakomeye hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. Fabrizio we yemeje ko ahubwo Chelsea yabivuyemo deal ya Mike Menya, ko ngo Chelsea imaze igihe igerageza kugabanya amafaranga ikipe AC Milan yifuza kuri uyu musore, ariko AC Milan yaranze burundu. Nabonye Cave Sorokor we yanze kubyemeza burundu ko Chelsea yamaze kubivamo, ahubwo aravuga ngo as things stand it looks like they are running out of time. ngo dukurikije uko ibintu bihagaze kuri ubu ngubu igihe kirimo kirabasiga ko Chelsea yifuza kumwinjirana mu gikombe cy'isi cy'amaklebe kubera amafaranga batarimo bumvikana. Daniel Longo we ni umunyamakuru w'Umutaliyani, we yavuze ati Chelsea have threatened to walk away from the Mike Menya deal. Ati Chelsea yatangiye no kubwira equipe ya AC Milan ko bishoboka yuko ishobora kubivamo ibyo gushaka Mike Menya. Daniel Longo akavuga ngo barimo barapfa miliyoni 5 ngo kubera yuko Chelsea ntago ishaka kurenza miliyoni 15 z'amayero, arizo miliyoni 12 z'amapaundi. kandi ekipe ya AC Milan yabatse miliyoni 20 z'amayero. Yego. Ndetse n'utundi bonus dushobora kwiyongera ariko dukeya. Ariko igihari nuko Mike Menya nawe yamaze gutera ubwoba ekipe ya AC Milan kuko asigaje umwaka umwe ku masezerano ye. Yabwiye AC Milan ko niba batamuretse ngo ajye muri Chelsea cyangwa se bidakunze kayisohokamo muri iyi mpeshyi ntago azongera, umwaka utaha azagendera ubuntu mu mpeshyi itaha soje amasezerano ye. So harimo urwo runtu hagati y'imande zombi, harimo iyo dilema. Ariko igihari nuko Chelsea yo mu minsi yashize nayo yafashe umwanzuro yuko niramuka yinjiye mu gikombe cy'isi itajyanye Mike Menya nyuma y'iyi sama ntago izaba ikimuriho. Kuko Chelsea n'ubundi irimo irakora icyo bitirenga yobora muri politike yabo. Bari barafashe umwanzuro ko bazajya basinyisha abakinnyi nibura bari hasi y'imyaka 25. Uyu ni umusore w'imyaka 29. Nubwo twagarutse kuri profile ye n'ubunararibonye afite byose bimugira umukinnyi wazamura Valeri ya squad ya Chelsea mu bijyanye na experience ndetse n'ubumenyi ndetse na leadership, ariko nirenga yobora. Niyo mpamvu Chelsea ivuga ati niba ari renga yobora dukoze ntago turi bukabye ngo twishyura amafaranga y'umurengera. Milan ikavuga ati ariko miliyoni 20 ku munyezamu wa mbere w'ikipe y'igihugu nk'Ubufaransa, ku munyezamu wa mbere wacu ufite Scudetto ku mugongo we, ufite ubunararibonye nk'ubu mu ekipe atandukanye nka Lille, nawe si umunyezamu gutanga miliyoni 15. So kiriho nuko rero amakuru menshi arahuza ko Chelsea ishobora kubivamo, ariko na Mike Menya ashaka kutongera amasezerano mu masaha ari imbere. Cyangwa se wavuze ko isoko ribure masangahe? Isoko rafunga mu kanya 59. Okay, ubwo swane ngo niba nta update iriho kuri ubu ngubu dushobora kubona Mike Menya nyine iki cyumweru kimusize muri AC Milan utaje muri Chelsea. So nibyo ngibyo bo impamvu Chelsea nabyanga cyane kwishyura menshi habwa ati umukinnyi asigaje umwaka umwe meze 12. Nimwanga ko tumugura kandi ari gupushinga tuzaba twemereye kunegosiya nawe mu kwezi kwa mbere akaba yazira ubuntu. Rero twebwe niba hari icyo twabafasha ntago twabarengereza miliyoni 15. Baranabwira bati mubyibuke ko namwe mwatuguranye Pulisic kuri miliyoni 20
yego bijya gusa no muri no situation n'ubundi nawe ari hafi gusoza ari hafi gusoza ese imwe ko twabakenze ku muzamu nawe asigaje umwaka umwe icyo ni ikibazo none rero Chelsea kavuga ati twebwe tugiye kujya USA amwumva mukeneye kuduha umukino mu muduhe kuko uwo twabahereye 20 yari na mutoya kuri uwo muzamu wanyu imyaka 6 yose yego menya 29 nimwumva mudashobora kubikora turabyihorera baravuga bati gahunda nuko iteye Chelsea riturije ubu rero ukuntu bimeze ngo ibintu byose Chelsea ishobora kuza kubireka yego ikajya mu biganiro by'amatransferi cyane ko ifite abakinnyi Chelsea buriya bafite benshi rwose bifite abazamu hafi 4 ifite abazamu Sanchez ifite Philippe Jorgensen barateganya kugarura Petkovic kuva muri Strasbourg n'akana kandi gafite tarakahatari niba ari Soronina ni agapeti gatoya na Bettinelli bamuhaye Man City abazamu barabafite afite n'akana kitwa Mark Penters ko muri Genk ahubwo ngo ako kakagoro kipa nako ngo ashaka kuzamura gafite tara abati nta kibazo mu byihorere niba mumva mutarimo bishobora kurangira rero Chelsea tamwishyuye ahubwo ikaba yakugira nko kuri deal ari nayo bari gushyiramo imbaraga cyane y'umwana wa Dortmund uyu mwana wo mu mediateri mu winga Machachari bavuga Jamie Gittens nakawinga Gittens 11 na 7 baba bariteye ubwo bati impamvu bari kumutekereza cyane ni suspension ya Mikhail Mudryk kandi ukanabyibuka ko Chelsea idashaka yamaze guhakana amane ko itazagura Sancho yego bati niba Mikhail Mudryk ahanwe na Sancho akaba agomba gusubira muri Man tutazamugura kize dushaka kwa twareba uburyo twishyura no mupeti wa Dortmund umuwinga akaza gakina so ni byo ngibyo ubwo nyumvaga amara uwo muwinga Jamie Gittens ikipe ya Chelsea yatanze bid ya $50 yari atanze 35 iba rejected RMC Sport kavuga yuko bashaka ko uyu mwana ikipe ni yemera $50 Chelsea imusinyisha kugera 2032 ubwo uhereye uwe yabasinye imyaka 7 ariko nawe ndabona batagiye kumujyana mu cyisi ati nibidakunda Dortmund mushiza kuri list barajyana nawe abati nibidakunda turagenda agenda ajya mu gikombe cy'isi nta kibazo natwe twazareba ukuntu pourquoi pas tutazaganira wenda nyuma y'igikombe cy'isi tukamuzana Sorokoro kave kuri Sky aravuze ngo Chelsea izongera igerageze nyuma ya tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu izongera igerageze kuri Gittens okay so nibyo ngibyo reka andi makuru tuyinjiramo ku munsi w'ejo YouTube bantu twafunze cyangwa 18 se ntago byuzuye kabisa thank you byuzuye thank you Rwanda tugiye byuzuye abanyarwanda turabakunda cyane niba rwose twakoze 18 nanze kuyipushinga muri imfura rwose twabwa tuti uyu mugoroba muraturyohereje twizere ko natwe mwaturyohereje nimuduhereze comments ku kiganiro dukoze amasaha 3 kuva saa 1 kugera saa 4 abantu 150 muri kumva Lorenzo aragaruka mu kazi kuwa gatanu muri Radio Rwanda no muri Magic Lineup yari ari muri konje sinzi impamvu abantu bakunda kuvuga ibintu byo kwirukanwa sinzi aho babikura nanjye nzayijyamo mu minsi iri imbere nakwizigera arayijyamo mu minsi iri imbere itegeko rya leta zo kwirukanwa bazikunda mutubwire uko mwumvishe ikiganiro 18 by'abasubscribers n'abatarayikanda bakandeho Thomas Franke wamaze ko umutoza w'ikipe ya Spurs ejo uzabaganiriza ejo rwose ku buhanga bwe ejo rwose n'uyu munsi nari mufite ariko ku munsi w'ejo Thomas ejo se nupanze nanjye ndapanze tuzakora tuzaganira so nibyo ngibyo yakoze cyane Rugaju Riga yakoze cyane Mukiza Adelan reka twongere ku munsi w'ejo